Hari imvururu mu isi y'ubu, ubwoba buri hose, imihanda yambaye ubusa, ibyiringiro biragerwa ku mashyi, impagarara ntaho itinjiye, politike zirashegeshwe, ubucuruzi bwaribasiwe, buri wese agumye mu rugo atazi igihe azasohokera. Mu gihe gito gusa cy'ibyumweru, kwirakwira kw'indwara yatigishije isi yimanura ku mavi yayo. Mbere yaho gato, imiriro yari yaradutse muri Australia, Amazon n'ahandi, kuruka kw'ibirunga, imyuzure isi itigeze ibona, imiyaga ikomeye, inzige muri Afurika y'Iburasirazuba, imyigaragambyo y'abaturage barakaye ku migabane yose mu bihugu byinshi, ibiza bisimburana. Mbese byagendekeye gute iyi si yacu? Yesu yaravuze ati, abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Luka 21:26. Ubu ngubu kuruta ikindi gihe cyose kigeze kubaho, aya magambo turayumva neza. Ubwoba mu mitima ya bose bibaza, niki kigiye kuba mu isi? Ni ikibazo buri wese utekereza akwiye kwibaza. Mbese iri nyeganyezwa turi kubona mu isi rizakurikirwa n'iki? Ndakurarikira gukurikirana isi mu makuba aheruka, ngo dusuzume mu byanditswe byera, twitegereze, twumve kandi twungurwe icyo Uwiteka yavuze kigomba kubaho, maze tubashe kumenya uko twitwara. Igice cya mbere turareba amateka y'ahazaza. Igitabo Bibiliya cyarokotse imyaka myinshi yo guhigwa ndetse no gucibwa. Gifite byinshi kivuga, atari ku mateka y'ahashize gusa, ahubwo n'amateka y'ahazaza. Byinshi cyavuze byarabaye, ndetse bimwe biri kuba, hari n'ibindi dutegereje. Ndasaba Imana ngo tegere amatwi icyo Bibiliya ivuga, kandi twumvire ijwi ryayo. Yesaya 46:9 ndetse n'10. Uwiteka aravuga ati, mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari njye Mana nta yindi ibaho, ni njye Mana nta yindi duhwanye. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Nta yindi Mana ibasha kuvuga iherezo n'itangiriro kereka Imana nyir'ijuru n'isi, kuko ifite ubushobozi bwose bwo kumenya byose, ndetse ibibaho byose biri munsi yo gutegeka kwayo. Nubwo byaba bibi, ariko amaherezo imigambi yayo izasohora. Yesaya 44:6-7. Uwiteka umwami wa Isiraheli, Uwiteka nyir'ingabo umucunguzi we aravuga ati, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi nta yindi Mana ibaho itari njye. Ninde uhwanye nanjye, uzahamagara akabivuga, akabitunganyiriza, uhereye aho nashyiriyeho bwa bwoko bwa kera? Ibiza kuza n'ibizabaho ntibabivuge. Uwiteka arakomeza atanga ihurizo ku mana zose zo mu isi, akavuga ati muri Yesaya 41:22-23, nibazane ibigirwamana byabo bitubwire ibizaba, nibivuga ibyabayeho uko bimeze, tubitekereze tumenye amaherezo yabyo. Cyangwa mutubwire ibyenda kubaho, nimuduhanurire ibizaba, hanyuma tumenye ko muri Imana koko. Nimukora ibyiza cyangwa ibibi tubirebe, twumirwe twese. Yaba ibigirwamana by'Abagiriki, yaba ibigirwamana by'abapagani, byose nta na kimwe kibasha kuvuga ahazaza, yaba ndetse n'umuntu uwo ari we wese, kereka Imana nyir'ijuru, ndetse n'icyo gihamya gikomeye cy'ububasha bwayo, ndetse n'ukuri kuri muri Bibiliya, kwandika amateka y'ahazaza. Igitabo cya Daniyeli cyanditswe n'umunyagano w'umuyuda wari mu gihugu cy'i Babuloni, cyuzuyemo ubuhanuzi bwavuze uko ubwami bwagombaga gukurikirana uhereye mu gihe cya Babuloni
ndetse na nyuma yaho ukagenda ukagera mu bihe by'imperuka ndetse no kugaruka kwa Yesu Kristo agakuraho ubwami bwose. Bamwe mu banditsi bashyira iyandikwa ry'igitabo cya Daniyeli mu kinyejana cya kabiri mbere ya Kristo, mu gihe cy'imyigaragambyo y'abamakabe ku mwami Antiyokusi Epifanusi wa kane, kuko badashobora kumva neza uburyo amateka yari kwandikwa mbere y'uko aba. Ariko kugerageza gukora ibi ni igihamya kidashidikanywaho y'uko igitabo cya Daniyeli gifite guhumekerwa mvajuru, kandi ibyo cyavuze ari ukuri. Amateka adashobora guhakana. Ubucukumbuzi mu matongo ya kera buhamya igihe Bibiliya ivuga ko Daniyeli yanditswe binyuze mu ibumba ryanditsweho iby'umwami Nabonidasi wa Babuloni yakoze, rikaba ryaravumbuwe mu 1854, bigahamya neza ko ibyo Daniyeli yanditse byabayeho mu gihe cya Babuloni ndetse aricyo gihe yari arimo, aho kugira ngo abe mu kinyejana cya kabiri, ahubwo bikaba biri mu kinyejana cya gatandatu mbere ya Kristo, nk'uko igitabo cya Daniyeli muri Bibiliya kibihamya. Ni kimwe na silindire ya Kuro yavumbuwe mu 1879, umwami w'Abamedi n'Abaperesi. Iyi silindire ikaba iri mu nzu ndangamurage y'Abongereza, iriho amategeko y'umwihariko y'Abamedi n'Abaperesi. Ibi ni ibihamya by'uko Daniyeli yabayeho muri kiriya gihe, ndetse y'uko iki gitabo cye kitanditswe nyuma y'ingoma ya Babuloni ndetse n'Abamedi n'Abaperesi n'Abagiriki, ahubwo yanditswe mu gihe Daniyeli yari ari i Babuloni ndetse no mu gihe cy'Abamedi n'Abaperesi. Igitabo cya Daniyeli mu gice cya kabiri cyahamiye kwaduka mu kugwa k'ubwami bune bunini bwabayeho mu mateka y'isi, uhereye kuri Babuloni ukageza ku kugaruka kwa Yesu Kristo. Umwami Nebukadinezari yagize inzozi atabashaga kwibuka ndetse no gusobanukirwa, ariko Uwiteka azereka Daniyeli igishushanyo yarose kigizwe n'ibyuma bigiye bitandukanye kuva ku mutwe kugeza ku mano. Daniyeli 2:28-29. Ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari bizaba mu bihe bizaza. Inzozi n'ibyo werekewe ku gisasiro nibyo ibi. Nuko ibyabo Nyagasani watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza, ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. Hanyuma akomeza amusobanurira uko ubwami bwari gukurikirana. 32 w'igice cya kabiri. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza. Wa mutwe w'izahabu ni wowe Nebukadinezari. Ubwami bwa Babuloni bwatangiye muri 605 kugeza muri 539 mbere ya Yesu Kristo. Daniyeli akomeza abwira umwami 39, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera. Amateka yanditse muri Bibiliya ndetse no mu mateka y'ibitabo bisanzwe ahamya neza yuko Babuloni muri 539 yahangutse igasimburwa n'Abamedi n'Abaperesi, nabo bategetse kugeza muri 331 mbere ya Yesu Kristo. Daniyeli akomeza abwira umwami ati, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeke isi yose. Igice cyari gikurikiyeho kuri iki gishushanyo cyerekanaga ubwami bwa gatatu, aribwo bwami bw'imiringa bwabaye muri 331 kugeza mu 168 mbere ya Yesu Kristo. Ubu ni ubwami bw'Abagiriki bwatangijwe na Alexandre Mukuru, bwabaye ubwami yihutishije kwaguka kwabwo vuba cyane. Bibiliya yongera kugaragaza neza yuko yavuze ahazaza, kuko amateka yerekana neza yuko Abamedi n'Abaperesi bahanguwe n'uyu mwami Alexandre waturutse mu gahugu gatoya ka Macedonia, ndetse agenda yihuta cyane maze atsimbura ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Daniyeli akomeza abwira Nebukadinezari ku murongo wa 40 ati, ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma. Ageze ku maguru yari ibyuma. Ubu bwami ni ubwami bw'Abaroma bwakurikiyeho
kuva mu 168 mbere ya Kristo kugeza muri 476 nyuma ya Kristo. Bwari ubwami bukomeye bwajanjaguraga aho bwageraga hose, bigereranywa n'ubwami bukozwe mu cyuma. Ku murongo wa 44 akomeza avuga uko abonye amano yigabanije ndetse akozwe n'ibumba n'ibyuma, niko ubwo bwami bwari kuzigabanyamo ndetse ntibwongere kwiyunga cyangwa se gufatanywa. Niko ababarbare bateye ubu bwami bwari bukomeye bw'abaroma, maze bugenda bucikamo ibice kugeza ubwo muri 476 bwari bumaze gutandukana, bwigabanyijemo ubwami 10 nk'uko amano ari 10 kuri iki gishushanyo. Hanyuma ubwo bwami ko ari 10 nibwo bwavuyemo ibihugu by'ubungubu bwo mu Burayi bw'iki gihe. Amateka ahamya neza yuko ibyo Bibiliya yavuze ari ukuri kandi niko byagenze. Ibi tubisoma mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith mu gice cyacyo cya 11. Yashushanyije ku ikarita uko ubwo bwami bwari buteye mu Burayi ndetse no muri Aziya ndetse no muri Afurika. Mu isi y'icyo gihe yari izwi cyangwa se yari ikomeye, nibwo bwami bune bwabayeho: ubwami bwa Babuloni, ubwami bwa Medi n'Abaperesi ndetse n'ubwami bw'Abagiriki, bugasorezwa n'ubwami bwa Roma. Bumwe bwagiye buhangura ubundi uko Imana yabivugiye muri Daniyeli asobanurira umwami Nebukadinezari. Byose byarasohoye bihamwa n'amateka, nk'uko ndetse icyamamare Flavius Josephus, umunyamateka w'Umuyahudi ndetse n'Umuroma, yabyanditse mu gitabo cye cy'amateka y'Abayahudi, avuga ku Bayahudi ndetse n'ihuriro ry'ubwami bune kuva kuri Babuloni kugeza kuri Roma. Bibiliya rero ivuga amateka yabayeho ndetse yayavuze mbere kugira ngo twizere neza yuko ari ijambo ry'Imana kandi yuko ibyo ivuga byose ari ukuri. Nta yindi mana iriho ishobora kubikora kereka Imana y'ukuri yo mu ijuru. Niba ubuhanuzi bw'ahashize Imana yavuze bwarasohoye, mbese ntidukwiriye kwiga ubuhanuzi yavuze ko hazaza? Mbese ibihe turimo ubu ngubu byatuyobera amayobera? Mbese ikigomba gukurikira gikwiriye kutubera amayobera? Oya rwose. Twibuke Patmos, ikirwa kiri mu Bugiriki, aho Yohana yaherewe ibyahishuwe. Ari imbohe ku kirwa cy'i Patmos, ahabwa iyerekwa n'ijuru ryamweretse ibyagombaga kubaho mu gihe kizaza. Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 1 haravuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Ibi byahishuwe kugira ngo Uwiteka yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho mu isi. Mbese kuki abantu benshi bumva ko iki gitabo kitamenyekana? Kibumva ko ari igitabo kirimo amayobera adakwiye kwigwa cyangwa se kumvwa n'abantu. Uwiteka yagitangiye kugira ngo atwereke ibigomba kubaho vuba. Umurongo wa 3 ukomeza uvuga umugisha ku bantu biga ubuhanuzi bw'iki gitabo. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Niba igihe cyari kigufi mu gihe cya Yohana, ese ubu ni kigufi bingana iki? Niba hari umugisha uvugwa ku biga ubuhanuzi, mbese kuki tutabwiga? Buri wese uzi neza yuko akeneye kumenya ibiriho ubu n'ibigomba kubaho, akwiye kwiga ubuhanuzi bw'iki gitabo, kuko Uwiteka avuga ati, ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishura abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Amosi 3:7. Mbese kuki waba mu mwijima wagira ubwoba nk'abandi bose, kandi dufite igitabo gihishura ibyo turimo n'ibyenda kubaho mu isi? Bararikirwa kuzakurikira igice gikurikira cya
isi mu makuba aheruka, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'icyo Imana yavuze ku biri kuba n'ibyenda kubaho ndetse n'icyo dusabwa gukora. Uwiteka abikubashe mu izina rya Yesu.